Yes. This is how good. Princess, how are you? You good? Fine. Yeah? This is So, surprise. Amakuru se? Wow. Umukanya twavuganaga ugeze hano. Ya urumva uramvugishije mvure mu kazi kenshi ndavuga wow. Nta kuntu nanyura no nkagusuhuza. Ntekereza kutigeze wenda ujya kuri lunch ndabona ufite n'akazi nawe ntago naza kura byonyine princess. Niba wanshakaga muri ngo location nasumba ufite gahunda yo kuza hano. Ya no mfite no kuvuga ngo byibuze nkukorega surprise gatoya nkomeze nje mu kazi. Kwari ibintu ndimo ndakurikirana mu minsi mike ngeze na akomeze neza. Ya meze neza turantunguye cyane. Yeah, good surprise. Yeah, by the way. Ambaye neza. Urakoze cyane. Yeah. Basi tuze kubona hano mu kazi. Sibyo? Okay. Yeah. We'll talk after. Urakoze cyane. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Peter. Sawa Hirwa. Salam. Ya siku mingi sana. Hawa. Karibu. Ndagenda. Cyane fresh. Ndarane byatari noneho. So Kigali aza kutumina gahanga. Shawa umva. Apero uko kabisa. Atubona shop neza mu minsi. Neza neza n'aba bantu. Yamura n'abantu sakambaza ngo usige wambarira na handi. Muri zero hori na handi handi. Naba bantu bambwiye baraje none se mani ya modoka byagenze gute? Ndava yagira gusa. Mukena ko ntabwo byane gitera mbese. Umudamu nohereje bakubita n'icyo cy'iti. Gira ngo yanambye ko tire yarangiye. Sikol. Nje mari kubera ibintu byinshi mbana ragose. Ariko ntacyo uzi kuje ngata mbyibuka. Ahubwo nje turangize deal ya nuze ya Vigo. Niba binashoboka deja umunsi dukore transaction tugiye gusoza deal. Shantari bikabisa nditeguye ahubwo reka mumagare. Kompete nsigarira hano. Gite tujya kubisoza. Uko ndabona n'amasaha. Post. August. Kamwezi message. Gatanga ngumva uri ubona usikaho numva twajya kwa nuza najya na mu saka hari twabura kwa notero tugakora ya ntacyo amafaranga ari kuri konti turakora transaction amafaranga gamani bamugiye hayimari rero cyane nawe regero umukungu ubundi baranzi ku modoka ngiye hari muri Kigali umuntu ucuruza amamodoka mana urabona ukuntu buyaga muri no Kigali ushaka imodoka nziza kandi marike nziza igezweho abiza Taxon abe Benz marike yose umwaka mushya nta handi ni wowe nanjye urabizi ko umuntu w'umubosi agomba kuba agaragara neza cyangwa neza sawa musa kaka kudaho mukanya okay ako ko mfite ubukene wahamagara cya kigabo cyangera Hello, baby, SAVA amakuru. Allo, bite shiri? Amakuru y'ishiri umeze neza amakuru. Meze neza nta kibazo, wese umeze ute? Nari ngukumbuye nishimiye kongera gukumva n'ukuri. Ariko nubwo nayo mubwiye meze neza ntago meze neza cyane. Bite habaye ikihe kibazo shiri? Cya shiri mfite ibibazo byinshi. Mu rugo nta kintu gihari, nta stoke, mbese nkeneye amafaranga. Hano ndakurusha ndumva magana aribyo nibyo mfite hano kuri momo reka mbikoherereze wewe ukuntu kimura akabazo ubwo ejo twazavugana twebwe tubonana ntacyo nkongera ndi wewe ukuntu akemura ikibazo nta kibazo sheri wanjye urakoze rega niyo mpamvu nkwemera nawe urabizi ko uwanjye niyo mpamvu ntacyo wansaba ngo nyikwime rwose nta kintu na kimwe ko urabizi ko iki gisubizo cyawe sawa umunsi mwiza urakoze cyane nta munsi mwiza sheri rekane na Briella baba bashaka abagabo
sinkorera amafaranga umunota umwe nicaye hano 200 se Briella yazabikurahe Lenses, please wamfashe. Come on, fata phone, princess. Princess wamfashe, come on. Bigeze n'amahirwe kunyitaba kweri umukobwa se yaba yarahise anyanga nawe byagenze bite umusore mu kazira umva sheri ndakubona online sibyo wambabarira ukamfata mbabarira byose umfatira amasegonda make tuvugane mbabarira ndakwinginze nyumva ndagukumbuye pe ndabizi maze igihe narakwiriye ariko please mpa amasegonda make tuvugane mbabarira uronore ni ndakureba my gosh. Umukobwa yaranyanze tu. Barateranya kweri. Hello Briella. Shameze neza. Wowe se? Urashaka kuza kundeba? Cyase ko nari mfite akagahunda nari ngiye kujyamo. Cyasenze ko byahita bikunda nonaha gusa. Gusa ari izo gahunda nkubwiye ngiye kujyamo ninza kubona akanya no kumugoroba ndakuhamagara nkubwire. Nta kibazo rwose twabonana. Okay, nta kibazo. Ubwo turaza kuvugana. Sawa. Chita waramutse? Ndamuteza amahoro. Ni amahoro nawe? Byashoboka ko nsanga muri office ndagukeneye. Muri office yawe? Sawa. Prince. Sawa. Bitese. Nsana amahoro. Kumana twambaye amabara asara amahoro. Twajyanishije. Yewe welcome kabisa. Ega. Wowe unyukira?
shameze neza yawe sha uzi twatumaze iminsi ku kazi turi board twarababaye naje none ako nese ko muri akabana gukunda byata kubera wacaga ku muntu wese akoze princess yararwaye princess mu kazi nyine ukabona ko hari ikintu cyahungabanye mu kazi rega njye abantu bafata neza cyane niyo mpamvu bamungora kigaragara ufite amavuta y'urukundo Imana yagusize amavuta y'urukundo mbere aho to ndabyishimiye naje no mu rugo kukureba kugusura cyajya nakunze uburyo mama wafite urugwiro nawe bupfura ufite n'imico myiza ufite angikomora urakoze Peter yego akazi se biti meze neza mu kazi safa biragenda ariko muno minsi ne kuri tere kwera ibihe by'imvura n'ibiki ntago byoroshye ariko sava muri rusange ni namahoro nabonye report yawe kareba yimaye umukozi wawe bana hagarariye yayinze nako nabonye ibintu bimeze neza cyane abonye sawa ahubwo nashakaga hari ikawa dufite ziri ku Kamonyi yego ndi gushaka uriya mushoferi Ndahiro ahita afata imodoka mujyane gukurikirane kugira ngo nazo tuzohereze nyine ngo zigomba kujya uyu munsi mushaka cyangwa ku Kamonyi se hafi mbone hafi nta kibazo imodoka iramutse disponible n'umushoferi ari tayari kuri na Paul bayujuje mazutu rwose ntugire ikibazo okay nta kibazo n'umushoferi arabizi nta kibazo arabizi namubwiye wowe tumureba umubwire ko ari njye kohereza ariko muravuga na comptable mukora na commission kugira ngo mugende byose ariko twabyorganije nta kibazo yego bo sambi akazi keza rero kwa comptable twavuganye ubwo arakubwiye reka ncuvuga na comptable then tutofata imodoka tugenda nta kibazo akazi keza sawa akazi akute pressure no mizuze neza reka akazi sawa akazi keza sawa merci ubwo urambwira yego Prince uhugiye muduki hari ibintu nende gusoma ngukorere icyayi kintu wekara cyayi ariko ugomba kwiyitaho umbwira nyine ngukorere ka cyayi cyakoze uba wanitesheje mba numiwe mama urakabye nkagutetesha se rega niwe mwana afite wenyine ngomba kukwitaho nkagutetesha niyo mpamvu wanze kubyara abana banjye uzajya unetesha njyenyine naracuze urahagije niwe ubucura ahubwo nyihera amata nta mata dufite amata arahari nyihera amata nta bintu binumika mu kanwa nshaka mara bikunywa ka cyayi karimo tangawizi kaba keza noneho tangawizi ndayanguza uko isigaye nijya mu gifu nibyo ni ukuri ngaho reka nguhe icyayi niba ari cyo amata ako ariko reka nkaguha icyayi mwana wanjye mwana nta cyayi nshaka pe tuzajyana gusenga ryari nzakubona se ko iyo mbikubwiye tugenda dore nyazanye afunguye mbona ari byo binyorohera none ntangiye no kuyabogora Unexpectedly, I can now speak in front of the camera. It didn't happen to me before. Pasha mwana pasha nakuraho nyabogoreye Wigra. Hello? Oui, chérie. Hello? Ndakumva. Bite? Ni sawa gra makuru. Neza nawe. Yego, meze neza. Ngira rero none se. Njyabona ganza bigeze. Ibikisi. Ngewe ntabwo mperukana nawe rwose urabizi nta gishya shabanza none nitwa ari kufite uranyumva ndi kukumva nakubazaga igeze we na ganza ntacyo nta gishya kandi gute se koko rega garange nacitse intege buriya no kutabizi
ndabyumva kuzicika rwose ntabwo nakurenganya ariko se nanone uzahora mu gucika intege. akugura niba kuko ganza atinyuka agafata ibyemezo nka biriya bigayitse ahubutse. Reka mpamagare naho ndi wo muri Majerwa ndebe ko hari icyo namukuraho. Alo shiri bite se? Umeze neza? Sha nanjye ndaho gahoro gahoro bagiye kunsora mu nzu nta mafaranga mfite. Wampaye amafaranga se yo kwishyura inzu? Yego ugiye kumadesa? Sha urakoze cyane. Yego nta kibazo yashyire kuri nimero yanjye. Yego merci beaucoup. Sawa umunsi mwiza. Njyewe ushoboye Kigali kabisa. 200 mbikoreye mu minota itarenze n'10. Ngiye kuramo iry'itanu nishyura inzu. 50 mpaye stock. 200 njye kurya show. N'ubundi nibyo mba nshaka nta kindi. Urambwira ngo uriya muntu twabana noneho mu rugo yajya nkorera ibiki? Niba ataratinye kumva amakuru y'umuntu ataza atarabona. Urumva noneho nk'uwaduteranya bari kumwe banaziranye. Rwarara rusenyutse. Umuntu ufata icyemezo nka kiriya. Shana none ariko prince ngenda shaka urumva umuntu ari kure. Burya abantu bari kumwe umenya amakuru y'umuntu ukamenya kumwigaho ariko nkuko mutamuri kumwe buri kantu kose agahereza agaciro. Nubwo nyine nawe yahubutse ariko jewe twe twaganiriye mfagara guhamagara ko se nabukiza guhamagara. Faje nasanzemo message call ziwe rwose ariko nta peti mba mfite yo kumuvugisha frame. Ganza yarankomerekeje yanesheje igihe nanjye. Simese maze meze nabi kubera we. Umva pole n'ukuri umva nta ruhande njye najyamo ariko kamene prince warwaniye runo rukundo koko. None se urumva nawe wanze gufata telefone ubu nawe ntazahagaze urumva nawe ugiye kumugira nk'uko nawe yakugize kandi ni mukome kamenye muri bakute kuri prince koko wambabare koko kunzi kuzishima mu buzima bwawe n'ukunda ganga. Uko wabimbwiraga mbere niko nabitekerezaga pe ko nzishima kandi numvaga naranamukunze aho ngiro njya kubibwira mama numvaga naramukunze ariko ibintu yankoreye ampinduka ari ibintu abonye by'ibihuha none se abasi yaza kuba n'undi muntu ntabwo ari guhitamburuka atambwiye yari kunyigera akambaza ati biti ibintu nabonye ni ibiki ariko guhita bubuka kuri agafata icyemezo ngiye naratinya nabuze mu rugo ho umunsi hagize utugonganisha aho ntazanyekoreza varize ambwire ngo utaha usubire iwanyu. Nyine yaravubutse buriya mu rukundo biryoheye abantu baganira ibitagenda neza bakabiganira ibigenda nabyo bakabiganira ariko kwifata kwiga nimwe yungaje n'ibyo muzaganira ubwe cyo tuganira hari ikintu cyo tuganira uko niko bigishanye. Je pense ko biriya bintu yakoze biri muri kamere ye none kamere ye nzayifatanya ihindure gra mbwira kamere y'umuntu ni ikintu gikomeye utapfa guhindura niba ariko ateye urumva nzamuhindurane. Urumva ntabwo ndi buguhatire pe ntabwo ndi buguhatire nanone burya ibintu bisaba ngo nawe bo wumva nyine birimo ariko ikifuzo cyanjye nuko noteriye ntambwe murangizanya amahoro nimuvugana mukemezanya kurangiza ubwo turakira ibyo ariko nibura muvugane ni mukominike.
kandi nzi ko niba uvuga urukundo ruzagaruka rega rurahari. Okay, ndabitekerezaho gra, ndabitekerezaho. None hasi ndi kubyumva neza ariko mpigiye mbitekerezeho. Ikibazo ni ukuri fata umwanya wawe utekereze ushyire mu gaciro mana we mbabarira nsabe marene nkeye nishimye. Cyukuzi warakenyeye kuba marene ziri hejuru y'urukundo rudafatika. Mbabarira. Urafatika shaka wowe ndakwizeye ganza ndamwizeye. Urafatika wenda tuzadupfukanye dusabe imbabazi. Gra, kambitekerezeho nzakubwira. Sawa sheri wanjye. Shaka agafanta. Tanda citron. Merci. Hirwa. Yambi. Meze gute? Meze neza. Karibu rero. Merci. None Shanda. ndakubona. Ukuntu uri kwirebera Sharifa. Ni gute? Meze neza se? Meze neza vraiment. Ubona rero birabaye. Nani ngukumbuye. Sha nanjye ni uko. Papa se. Mbere byose ariko banze bakuzanira bwangu. Okay. Fata iki? Ndafata orange. Bakazana rero kumbwira. Star, bitese. Ndashaka orange. Kambwira rero. Meze bite? Meze neza. Ubona basa neza. Merci. Aha usanzwe haza. Sha hano ndahaza. Umuntu akeneye kugira akantu afata nyine urabona hano hantu afata abantu neza. Mpamvu nahisemo kubwira goze tuhahurire. Naho ubusa neza ariko micyo kabisa Cyane. Merci. Very. Sha hano hantu nkunda kuhaza muri hano hantu hararyoha batanga serivisi nziza. Nakunda cyane. Yaba ari icyo kurya yaba ari icyo kunywa ni ahantu hanjye tu nabo baranzi hano. Okay. Ariko urasa neza rero imicyo irakwisha. Urakoze cyane. Nimba utabeshya. Ntabwo umubeshya mbese nakubeshya. Ku kazi se biragenda. Sha urebye nyine by'iki gihe tu Baraza. usibye ko buriya ibintu by'ubucuruzi ntabwo inyungu ari amafaranga gusa. Hari n'igihe umuntu azi uyu munsi akareba ejo akaza akareba icy'ingenzi no kuba hakinguye tu. Njyewe umukiriya mubara igihe hakinguye igihe gize gutya. Wese umeze gute?
Shandaho nanjye meze neza. Ese wakazi bimeze bite? Sha iyi minsi rero ntabwo mfite akazi aho ngaho gusa ndi mu rugo. Siko burya njye ngira ngo ugira akazi. Ntabwo ukuntu ubusa kameka umusatsi iki sha ubusa neza kabisa nzi ko winjiza amafaranga atobotse. Wapi Imana ifite ukuntu nyine igenda iduhishahisha tugasa neza ariko ndanagashaka cyane ngashaka ese akazi ubwo ngubwo ugashaka utizikonzi ko amafaranga aboneka mu buryo bumwe cyangwa bubiri. Ubona amafaranga umuntu afite produit atanga akabona amafaranga abona biriya bintu byacu nenda genda nkarangura urumva habaho kugurana amafaranga na produit. Ubwo zowe ushaka akazi gute? Njyewe nariyiziwe urabizi ndi kwa yinga ahantu ngo mbona akazi ariko in case kataraza nabonye igishoro nta kwikorera nta kibazo. Cyane abantu baba bategereje akaviza sha. Oya abantu hano baba bamara imyaka 10 banga kugira icyo bakora bategereje ngo hariya hakurya hari ukuntu umuntu yorinde yajya akagenda. Nusa kagenda gute? Sinzi ubwo nyine nawe uzabaza tu. Ungashaka se nk'umu diaspora kujyanayo. Njye sinzi ariko tu hari abantu bamara imyaka myinshi bategereje. Oya njye ubu ngubu ndashaka ibintu bibiri akazi cyangwa igishoro nkikorera. Ariko rero buriya iyo umuntu akunda gukora ko byagenda kose Imana yumva icyifuzo cye. Urumva igitekerezo cyiza Imana iragishyigikira. Wowe niba ujya unanasenga cyane abantu babyizereramo gusenga cyangwa gusa ndabyizera nanjye nemera ko umuntu ashobora kwizera ikintu kikaba ko nanjye hari igihe nizera ikintu kikaba nkizera ngo mu kanya ngo haraza umukiriya nkabona arinjiye araguze aragiye kandi yatagura njye ndashima kuko buriya amafaranga ntabwo ariyo y'ingenzi ya mbere. Cyambere ni ukuba umuntu afite umutima mwiza abona ukuntu usa umuntu ashaka kubigereranya n'umutima usibye ko nta bihurira tu. Ariko njyewe ntabwo bigiye kure ntabwo ushobora gusanga mu mutima ariho naho heza cyane kurusha inyuma. Abaye kwikina ntabwo nikinnye inyuma ntabwo harenze ariko ku mutima byo ndabyizeye. Umuntu ajya yiyumva ariko ukuntu umuntu yiyumva hari igihe rimwe na rimwe numva ngo ndi umuntu mwiza ubundi nkumva ndi umuntu mubi nkumva nyine nkeneye umuntu nyine wambwira wantandukanyiriza njyewe w'inyuma na njyewe imbere kuko tugaragara sinzi ko ariko tuba tumeze nk'imbere gusa hari igihe umuntu abihuza hari igihe umuntu aba mwiza biterwa n'aho yakuriye n'uburyo yakuzemo. Abantu bakurira mu rusengero bakaba babi abandi bakurira mu rusengero bakaba beza sha no kubisahira. Ahubwo njyewe mbona umuntu aba mwiza bitewe n'abantu bari kumwe. Nimba abantu biterwa n'ukuntu abantu bafata uwo muntu hari ukuntu umuntu aza wari uri mwiza pe ariko bitewe n'ukuntu agutwaye ugahita uba mubi. Ko abantu bari kumwe uko turi kumwe ushobora mwiza cyangwa none nagari ibyo mvuga biterwa na mudu. Hari igihe wenda mu kazi kanyu mwashaka kuza abaza ibiciro noneho wenda akumva urahenda agahita gutuka. Ubuzima bwacu umva ariko rero nishimiye ko twahuye. Nishimiye ubutumire bwawe. Ni njye wagutumiye harya cyane niwe wantumiye? Njye wagutumiye numva gutazanye nemera ariko rwose nishimye ko wabyemeye kuza. Urumva ntabwo wakungura urumva kugira ngo abantu bahure baganire bamenyane bisaba nyine kubicara ahantu bagasangira agafanta gutya. Urumva ntabwo tubikira igihe tuzakomeza tubonana urumva twatandukana. Murakoze cyane rwose gutandukana hano ariko ntabwo tuvuze kuva ku isi. Tuzongera tujye tuvugana Imana nibishaka tuzongera duhure gucishamo mvugisha katugende noneho ngira ngo ikiganiro cyabaye cyiza. Yego cyane nishimye kabisa byaba byiza twongeye gukora ikindi gihe.